ariko wiruka inyuma y'iriya mbwebwe kubera iki? ariko papa arameke untererana kubera iki? ariko mama fi buri munsi amafaranga kubera iki? ariko ke urakomeza gutesha umugabo umutwe kubera iki? kuba uri muri umuna wanjye bisobanuye gusuzugura umugabo kubera iki? ariko Ozil byose niwe mporera kubera iki? ariko sister ugenda umvugira amabanga kubera iki? umutindi nkawe akundana na musaza wanjye kubera iki? ariko mabuja ko nkukubira amasafuriya nkagukoropera ntushime kubera Lameki hari ikibazo njya nibaza ni gute umugore ashobora guca inyuma umugabo we kubera iki? niko keza kuva nta gushaka ntago ndishima n'umunsi warimo kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? nabonanye nawe hashize ibyumweru maze kumenya ko ntwite nibwo nemeye kubonana nawe ndabizi neza rero ko inda mfite ari yawe. none wagiraga ngo dushyushye kubona n'ibijumba bitarashya ubwo wazarya ryari? yashyana ngo ni keza yatwaye inda. Sema ni wewe? Karibu ye. Kuhinguye se? Uri bundamire ko ndeba nawe uri kurya ibisheke koko. Utinze koko. Wose shaho. Mani karagiye mu migozi. Echa. Iri baraza ryawe se ryanduza muko. Yewe uruguruguye. Dore nanjye ngo nyiva kuri botike. Ngo nduguyemo. Ese undi kuhinguye utinze? Amwana we habe sinzi nibyandiriye mu murima iyo. Urananiwe. Naniwe. Nagiye kubagara imigozi. Mvuye mu migozi nca ku murima w'ibishyimbo. Nsanga ibishyimbo byareze. Arega Imana yatugiriye neza akavura muri iyi minsi karabonetse. Ni impamo pe. Ndavuga ni rero. Reka mfata udushyimbo. Ntutugaye ko ari duke. Ndavuga ni reka nzana udushyimbo. Kanoza umukwe wanjye. Kuganuza? Kuganuza se nibiki? Ngaho nyumvira. Ubundi umuntu ukunda. Ni wo ku myaka yawe bwa mbere. Ndavuze nti reka ndufate zinumuhe motorera gatonera yumva indyo yayi wacu mu cyaro hano. Ariko mamuri ya mukwe uzamwibuza. Reka ngomba kumukunda. Ariko ma undi ubushyimbo bungana gutya koko ubundi avamo niba kuri mwe ibishyimbo. Umva mare. Igitonore kiraye ntabwo kiryoha. Udutonore uduteke. Umva huko. Nari ntemya gatoki. Uze kuza nkaguhi ugakubiteho ubundi mukobitiremo rukarango. Yumva indyo yiwacu. Do wagira wabimenye. Mvuye kuri butike mitana yo nutuvuta. Mare. Kuri wo mu bazungu. Uratinyuka ukagura ubwo buntu. Uzi ko nanjye kuva nagira umukwe w'umuzungu ntakigura tutuvuta. Ariko mama ubwo uragira ngo nye mfata urudomoro rw'amavuta yose shuburire mu nkono imwe ubwo nazungukira he? Wa mugani wowe aba bikoreramo rwose. Yego ko mwaka byara. Tuve kuri ibyo ahubwo umva mare. Uriya mugabo we kumbona asa n'abazungu. Yobo hari umuzungu. Ariko mama na mama nibyo ashaka kumbaza. Nsobanurira mwana we. Ariko mama wari uzi ko igihe cyose namaze nkora iwawe nanjye najyaga mbona ibintu ukuntu ari umuzungu bikanyobera, ariko buriya abensobanuriye neza aho tubaniye ubu. Kakiri inkuru rero bimeze bitese. Buriya papa we ngo yari umuzungu. Yateye mama we inda, ariko mama we ni umunyarwanda. Arangije kumutera inda yisubirira iwabo imahanga. Ayiwe abana musize no kuvuga ngo wa mugabo wawe ni ikinyendaro. Ma ngikinyendaro mbabara ntuzonge kuvuga iryo jambo ushaka kuzansenyera ma. Nako ariko bakivuga umwana wese n'umwana ese wandarahari. Ntabwo ahari ariko ntukazabivwe n'ubutaha utazakikwa ma. Babarira nyine amaze kumutera inda yaramufashe umugore arangara agize Imana abona undi mugabo w'umunyarwanda aramwandurura. Ariko nanjye najyaga ndeba ukuntu papa Ozil ari igikara, nareba mama we nkabona ni igikara, navuga se uyu mwana usamwigura icyo ufite ibisatsi binyerera ari ikiyobe wagira imisatsi yakubita mukanta nicyo tara cyangwa niba abandi bita abanyamweru.
kumbe nibyo ariko nanone ntabwo nari kuzapfa mbimenye kuko uwo mugabo yaramukundaga ntabwo wamenye ko atari we wamubyaye. icyo nzi cyo ngo witonze akamishashi nanjye ngize umukwe w'umuzungu. ngize umukwe w'umuzungu. ndakuzi ubu usigaye ugenda uhonyagura abagore bose bo muri aka gace. wabonye umukwe w'umuzungu? bari babona se? bari babona? uzakora iki? icecekere we umukwe w'umuzungu. Mari uzakora iki ma? ntacyo. ndakoze ahubwo urabona ko akundi tujya mu nama mu kagoroba k'ababyeyi ubundi ukwitemo ya myenda kuguriye. oya ntabwo bakikita akagoroba ni umugoroba. nacyo umugoroba w'ababyeyi uzikore rimwe ukubitemo ya myenda yakuguriye maze ufate ijambo babibone. wimvugire ibintu umva nkubwire rero Mari. reka ngende tonora utudushyimbo njye kureba ariya matungo. shamafi Karabaye noneho byananiye neza ibikise kandi ariko nta bibazo by'urugo rwawe ntibijya birangira. ariko noneho ntabwo ari ibyo uzi kuri ya mugore waramenya ashobora kuba atwite. oya uriya mupfumu wanjyanye ubanza yarantuburiye. akora muganga ntabeshya ahubwo wibuke neza yuko wibagiye kuvuga izina ry'umukazana wawe. ntakundi bansinze cy'umutwe. barabyaye nari nzi ko Rameka azicwa n'agahinda ko kubura umwana ariko se mama fi Karabaye buriya noneho urangiriye ihe nama ni iki nakora nkababaza Rameka nawe akababara nk'ukuntu yambabarije umwana. ariko wibuke neza ko uriya mupfumu yatubwiye ko Rameka atazigera abyara naho umugore we yatwita izavamo idakuze. shareka miteka amaso kandi buriya babona mbasekera bakagira ngo ndishimye. shakete uzi ko basanze keza atwite ese wari ubizi? nyumvira bofu nawe urabura kumenya wese w'umwana ubwo se njye namenya uretse ko nibyo kuruka nabibonye ejo bundi. sha nyine basanze atwite gusa afite ikibazo ari kuruka cyane kabisa sinzi niba bitamugwa nabi. azihangane buri mubyeyi wese avunwa n'umwana akiri mu nda ubwo rero agomba kubyihanganira. sha nibyo koko gusa nyine nawe ugomba kumuba hafi ukamubaza ikintu ashaka akakubonera ku gihe mu gihe agukeneye. muri bofu ndibuze kubikora ndabitegura ibyo akenera byose. ubu ngubu ngiye kureba umutipe rero dukorana dufitanye gahunda. ntutinde rero dore yarakurarikiye ataza kugushaka akakubura. rwose nizere yuko nawe ari bumwiteho. saba rero ntabwo ndi butinde. ntabwo utambeshye ntabwo watinze cyane. ntabwo nyambeshye ahubwo nabanje guca kwa muganga ndi kumwe na madamu ariko ntabwo natinze cyane. madamu yabaye iki se kandi? kujya numva abadamu ngo ni indwara zabo ntizijya zihurira. urumva twagiye baramupima ngo basanga atwite barameka imbuto rwose yageze mu nda kera. good felicitation bana. ubundi bwo ugiye kwitwa umugabo none buriya niyo mbuto yo gushinga urugo. niko biba bimeze. aho ngo ndi kwihuta rwose ahubwo na mushiki wawe umubuze yo gushyashyana dore nasinzeye nasanga akangusa kambura nakanyuhaye inganzwa mbwa. ubundi bavuga ko Bibiliya ivuga ko umugabo w'inganzwa atazinjira mu ijuru yewe n'umuryango waryo ngo nta nubwo azawurungurukamo. ntabwo ari ubuganzwe ahubwo urabona umurwayi wese buriya agomba kubaho gakeya. none uriya we ntwitiye noneho umwana nkamuba hafi na mama we ku buryo umwana azavuka avuga ati papa n'uyu. bareka nkure ko ugende ubu gahunda ni gahunda niyo ngiyo. ahubwo se gahunda yo kungurira inzu uracyayikomeje? ikibazo urayihenda ikibazo uri muri amenda uzagatura. ese urumva nzaguha inzu nguhe n'ibikoresho byose byo mu nzu. nzaza ndebe tuzavugana nzaza ndebe ntugire ikibazo. sawa rero. sawa kangurekeze uziri murahuye cyangwa amenya ahantu aherereye? none se ko ndeba uje utarwiyambitse wabaye iki? ariko ntabwo navuye hano nkubwiye ko ngiye gusura abana. yego nagezeyo Rameka ambwira ko umugore watwite. biki? twicaye aho ngaho ngiye kubona ikirutsi kaci. ya nkuru ni nziza koko. ko ndi umuntu mukuru rero nanjye ndarikacira ndaceceka. umva
nanjye numva binejeje buri uriya mugore nari naramurakariye nzi ngo yanze gusama ngo amabere atagwa nzi ko ari wa wundi bigize umunyamugi cyane ngo arabanza guteganyiriza n'umwana atarabona ariko noneho ndumva ari byiza nanjye nzabasura nibyo numva ko dukeneye akuzukuru nyine kandi ariko ni nabyo urabona ko twebwe turimo gutega zivamo kandi igihe kiriho kiragenda nyine dukeneye umwuzukuru none se niba batababyara ngo baze bazadusimbure urabona byazagenda gute reka njyewe no kuba muri iyi nzu yanjye nyine bazakabyare bakame cyangwa bakabyara nk'impanga kamwe kaba kakama tukayatwirwa nangaha kakamenagura bino bintu byose kakanesha umutwe ukeneye abamenye ibintu none zashangiye ko ntakibyara ntegera ndashaka kuzukuru rwose sheri ndananiwe reka ngende nduhuke hanze hano hari izuba ariko se uriya mugore yaba atwite gute kandi njyewe nzi neza ko nagiye ku mupfumu akambwira ko urameke atazapfa abyaye mwana uyu mugabo yandiriye amafaranga wako muvandi uzi ikintu maze kubona cyo umukuru aba ari mukuru ni ukuri warantabaye hariya uzi uburyo nari maze kureba nk'ikihebe neza nawe uzi ikintu navuga gusa hari igihe guhishira amakosa yawe bizajya binara kuko ugira udufuti twinshi cyane ato utazanacikwa ukabibwira rameki urabizi neza ko tutasuye muri wa buzima bwo gukodesha duhaha kuturu noneho ibaze noneho kubusubiramo noneho ufite n'umwana urumva ibyo bintu byavamo kuba bidufashagamo ari Ozil kandi ukawuzi ko byagenze nawe rero ujye wirinda ugabanye kwihorera ejo hatutaziseyera ibyo byo ngomba kubyibagirwa kuko nawe Ozil yambereye imbwa yarambabaje si yabuze byose yakobaje kurusha uko wamubabaje icyo ugomba kumenya cyo ugomba kwitwara nk'umugore wa Lameke dekera aho ngaho tureke icyo kiganiro tujye ku bindi hato Lameke atagera aha ngaha none agasanga turi mu bintu nk'ibyo ngibyo sheri imeneke kiryoshye bayita ngo iki si poyo se poyo poyo ni ibiki urumva itarusha twatundi duto mama we yajyaga azana irimo isukari nyinshi sana ahubwo se wazanye amazi yo kunywa sheri rwose nahishije numva naniwe ntabwo nari kubona imbaraga zo kujya kuvoma ngo nzane amazi nyageza pe ntiwirirwa bivuna ndajya kuyakuzanira ahubwo se ubuze amazi ndibuka kera ukuntu twigeze kugutuma amazi turi ku meza bagutuma amazi yo kunywa maze uragenda ubibitana ikivido we ngo nta mazi urabyibuka sheri wari umaze kabiri uragira ngo ndakare ntabwo nifuza ko warakara bashaka guhora mbona wishimye useka mbese ibintu nk'ibyo ahubwo nigeze kukubeshya ko nza kujyana muri Sawuna sheri handi berekanira filime ntabwo baherekanira filime Sawuna ni ahantu ugenda ukota ibyuya bikava mu mubiri mbese imyanda yose ikava mu mubiri ukamera fresh sheri ubwo ushatse kumbwira ngo umuntu muzima arifata akagenda akivumbika mu muriro ntabwo yashya ngo akongoke ni icyumba winjiramo kiba kirimo ubushyuhe bwinshi wowe ujyamo ukumva ubushyuhe gusa mu mubiri ugataransipera imyanda ikavamo ukagira agapo gake mbese ukaba cyuki umuntu akamera neza sheri ubwo nanjye najyayo nkasa nkawe ntabwo wandusha wahita uba icyuki ahubwo nzakujyanayo vuba tata wewe sheri nkubisemo akaburuze kanjye turagiye ahubwo mba nkubwire kwa gatatu isoko rizarema ni ukugenda ukangurira twamukasa dore twadukweto nayo mfite twaracitse erega wikwigora nzakugurira n'amasitiri meza utsape uke mbese uwo mwana wa Viziyo sheri ntacyo njyewe uzanyambike tugenda atazajya n'umuntu ucishamo ijisho ariko sheri kubera iki imbere wanziraga ubu ko tubanye neza ubona hari ikintu bigutwaye kweri arega sheri biriya bintu byose nabikoraga ko ari ukugutesitinga ndebe umuntu ngiye kubyarira ngira ko azabasha kunyitaho akita no ku mwana wanjye ikindi cya kabiri ngira ngo urabizi ngo z'ubu ngubu ukuntu ziba zimeze ntabwo wapfa kubyara umuntu utazi uburyo muzabana